rero nimba ibikomoka kuri peteroli cyangwa se bitanga ingufu birimo kugabanuka ni n'ibintu bizakomeza kugabanuka bivuze yuko ibyo kurya cyangwa se ibindi bintu byose ubwo mvuze ibyo kurya kuko nizo basics need abantu bakenera bizagenda bigabanuka si igitangaza nko kubona nk'ino ntambara ibaye mu Burusiya na Ukraine abantu bazayiga nk'intambara ya gatatu y'isi ubwo ikaba yarabaye ndiko n'izindi zagiye ziba mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boate na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abakurikiye Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Sam Rutabingwa. Sam, ni amahoro? Amahoro cyane. Abonye ko litiro ya essence yavuye ku mafaranga 1,800 hafi ijya ku 1,600. Amafaranga 180 ni menshi. Ni menshi cyane. Ni menshi cyane rwose kuko niyo azamutseho abantu bararira. Urumva amanutseho aba ari byiza cyane. Ni byo kwishimira. Abantu rero bamwe bahita bibaza batese ko iyo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizamutse n'ibiribwa bizamuka n'ibiki byose bikazamuka ubu twitege ko bigiye kumanuka ariko mbere yaho nari nabonye ikiro cy'ibirayi cyatangiye kumanuka za Musanze. Ibyo ni ibintu bigendana uretse ko wenda utabihuza n'iby'Musanze kuko ni season n'ubundi yo kwera kumwero w'ibirayi ariko ni ibintu bigendana ku rwego mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo iyo igiciro cy'ingufu kigabanutse ikiba gikurikiyeho ingufu zigenda kuri ibyo kugira ngo uretse n'izo za peteroli nawe ifite ingufu nibwo wiyangaje kujya mu mirimo ugahinga hanyuma iyo ucitse ingufu ntago washobora guhinga urwaye nta mbaraga ufite nta musaruro uzabona kuri icyo gihembwe. Rero nimba ibikomoka kuri peteroli cyangwa se bitanga ingufu birimo kugabanuka ni n'ibintu bizakomeza kugabanuka bivuze yuko ibyo kurya cyangwa se ibindi bintu byose ubwo mvuze ibyo kurya kuko nizo basics need abantu bakenera bizagenda bigabanuka. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bizaha umusaruro igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange nkuko abantu bimenyereye buri gihe ufite nubwo twanga intambara burya zijya zizana n'ibyiza ntabwo buri gihe ziba ziri bibi. Ukurikije amateka y'isi yahashize buri ntambara yose irangiye hakurikiraho igihe cy'umwero cyangwa se uburumbuke niko twabyita. Wenda nko ku ntambara zabaye tudahari
twibuke iyo turi kwiga ibintu babitwigisha nyine ku buryo dushobora kubyumva. Si igitangaza nko kubona nk'ino ntambara ibaye mu Burusiya na Ukraine abantu bazayiga nk'intambara ya gatatu y'isi ubwo ikaba yarabaye niko n'izindi zagiye ziba. Wowe wabaga uri muri icyo gihe ntiwamenyaga ko ari iri wumvaga ngo Hongiriya yarwanye n'aba yego. Ahubwo abanyamateka iyo bagiye kwandika baravuga bati habaye intambara n'ejo bundi mu myaka 10 barayirikodinga bavuga ati intambara ya gatatu y'isi abari bayitegereje ahubwo yarabaye imaze imyaka iri kuba. Ukraine yarwanye n'Uburusiya abambari bose bahuriye kuri battlefield aho barwanira. Hamas irarwanye ejo bundi ashobora kwaduka na hano muri Congo iraje. Izo ntambara zose zifite bloke ziri inyuma. Yego. Rero abanyamateka babiri gusa nkaho ari akavuyo karimo kuba. Uwandika amateka we rero ntabwo ashobora kwandika nkaho ari ako kavuyo karimo kuba. We abikora neza ku murongo ku buryo ubyumva. Baravuga bati intambara ya gatatu y'isi yabaye ryari yahuje izihe bloke. Hari uzatangira avuga ati Uburusiya na Ukraine byatangiye gute bahere nko muri 2014. Bavuga bati Uburusiya bwiyomekaho Crimea. Biveho bashaka nko guhera no muri 2011 bakayikombininga na bino bya Gaddafi na Assad. Uburusiya none bujya kurwanirira perezida wa Syria kugira ngo adahirikwa ku butegetsi. Bongere baze kuri Hamas, baze hano muri Congo, bongere baze hano muri Afrika y'Uburengerazuba ziriya kudeta zari zirimo kuba. Umunyamateka wiyabyandika biba bifite sense ntabwo bari ibintu biri kuba. Ntabwo bimeze nk'uko turi kubibona duhari. Ko ubu twaye ntabwo turi kureba amateka turi kureba ibintu biri kuba biri live. Izo ntambara zose cyangwa se ako kaduruvayo kose kari ku isi buri gihe kaba gafite bloke ebyiri. Haba ubwo hazaba ari bloke Occident ni groupe ya Global South. Urumva n'ubundi nuko nguko baziga intambara ya gatatu y'isi abana bazadukomokaho abo tuzaba turi kubwe mu zabukuru. Uzajya ubwirwa ati kandi birora birebaga ariko kuko umwanditsi azaba yabigoroye uzajya ubona ariko byabaye n'ibindi niko byagiye biba. Ndetse ubu ngubu twebwe turi kubikonsuminga cyane kubera itumanaho. Yego. Abandi babyize gutyo hari no wabaza ariko iyo yabereye hehe ari umusaza ahogobye kuba bize akubwira ko ntabyaze. Rero icyo turi kuvuga nuko buri gihe cyose uko intambara ishize dukurikizaho umweru. Afite mu Gifaransa baravuga ngo après la pluie le bon temps. Yego. Nyuma y'imvura habaho ibihe byiza. Yego. Ubwo rero no muri economy ngira ngo mujya mubivuga muti nyuma y'intambara habaho ibihe by'uburumbuke. Yego. Oya na nyuma y'amapfa inevitablement. Na nyuma y'amapfa hakurikiraho umusaruro. Bibiliya rero nivuga ngo byose bifatanyirizamo kuzanira abantu byiza. Nuvuga ngo ikintu cyose kiba gifite umumaro wacyo mu gihe cyacyo. Iyo umurimo utera ukawureka ntuhinge bivuze ko inzara izakwica undi wakurikiyeho ariko undi uzakurikiyeho nugaruka muri wa murimo ukawuhinga wari wararaje uzabona umusaruro wabasha kugutunga ikindi gihe kirekire. Ni ukuvuga ngo rero ni abantu yaba technology ubu ngubu se dufite technology. Ejo bundi Benet yarimo ivuga ati ubu tugiye kwintroducinga currencies itari ibipapuro. Ifaranga koranabuhanga. Sibyo? Harimo n'ibindi tuzabwira abantu by'ama blockchain amabanki agiye kujya akoresha. Urumva iyo tuvuze blockchain abatayizi nkuko wakumva internet ni indi version. Tekereza ibintu ukorera kuri internet urumva noneho haje ikindi gice ufata internet uyizaniye kopi ye gutyo. Birasa naho ari cyo tugiye kwinjiramo nkuko isi yabaye umudugudu igiye kuba umudugudu cyane kurushaho. Buri gihe rero uko intambara ishize haza umwero w'ibyo kurya haza umwero w'iby'ikoranabuhanga nkuko twari tuvuze ko ibyo bya blockchain izajyana na decentralization y'amafaranga. Uyu munsi ntabwo tuzi amafaranga banke ibika cyangwa printinga ibyo biracyari centralized ni ibintu biri byibanga biri hejuru yaho aho ngaho. Ariko noneho nabyo bizegerezwa abaturage nkuko batwegereje ivuriro bakatwegereza ibintu byose. Ugiye kujya umenya ukuntu imigambi yose icurwa live uhibereye
kubera blockchain system. Ibi bintu byo kwa ngo isoko ry'imari n'imigabane turajya tuba tuzi ibyo uko bigiye oyo uzajya ubuhari umenye ngo uyu muntu kanaka nk'ubu nishyura amafaranga ya moto ntubimenye ariko niba utagiye gukoresha blockchain uzajya uvuga ati uyu nguyu yishyuye moto aya ngaya kuva hano kugera aha ngaha ari amakuru ari live kandi ubu ngubu nta n'ahantu bayarikodinga keretse nka MTN ishobora kuvuga ati dore urayishyuye wishyuye umumotari. Hariho artificial intelligence uyu munsi ntago birafata indi ntera ariko birimo kuboneka. Ubwo ntabwo tuvuze amatekinoloji y'intwaro n'ibiki byose bizagenda biza ibintu byose biza. Ubwo birashoboka ko mu Rwanda umuntu azajya amenya nk'ubu ngubu twe mu itangazamakuru amakuru arebana n'intwaro z'igihugu n'iki nta muntu uba yazi wenda nawe ntabwo uba yazi n'abadukurikiye bamwe na bamwe uretse abakora muri izo nzego nibo bashobora kuba bayazi. Ubu n'intwaro z'igihugu tugiye kujya tuba tuzi cyane ni ukuvuga ngo uzajya umenya ngo igihugu cyawe cyaguze intwaro impamvu reka mbaye nk'urugero nimba uyu munsi abantu bose bategetswe kugira amakuru ku mbunda igihe cyose urangije kwiga kuyikora urumva kuyikora kuyiga next time ni kuyikora urumva nese nzaba navumbuye intwaro uvuge ngo ndi umusivili nzakwigisha kuyikora nabandi ubwo ni kuri kubimenya niko iyo tekinoloji igenda iza nta bwiru buba bugihari uvuga ngo tekinoloji igiye kuza ni ukuvuga ngo nta bintu by'ubwiru byongera kuza gukorwa biraba biri live. Impamvu buno baduhishaga tukaba turi mu gice cya analogue icyo twita internet ibi za 4G n'ama 5G muri blockchain ho nta kintu hisha nimba ntahisha ko natanze posho mu rugo n'iki kintu ngomba kuza kuguhisha nimba abantu basigaye bazi na bya bindi bita ngo nta mabanga yagenewe abashakanye n'ibindi hari nabo nabonye babikoreye barimo kuburira on street umuhanda w'isoko uyu munsi kuko tugifite abantu banaro turi byumva tukumva ni ibintu bitabaho tukavuga tuti bira bintu biraka nari bigafunga abantu ni kimwe nabo baryamana bahuje ibitsina no kuvuga ngo ahubwo niba wapfuye yarihuse nimba yaragiye kare simbizi cyangwa nimba yaratinze ibintu tugiye kubona ni ibintu biteye ubwoba. So ariko twebwe icyo turi kurebaho ku ruhande rwacu bw'iby'ubukungu ni ibintu tugiye kubona umwero nta muntu wakora ibyo bintu ashonje. Abantu bagiye kurya badamarare ubwo n'ababihuza n'ibyanditswe byera bavuga bati ubwo bazaba bavuga ngo nta kibi kiriho muzahere ko they have to be careful bagomba kubyitondera ni ibintu bishobora nabyo kugendana n'ibyo bintu njya mbinyuzamo amaso nkabisoma nkavuga ati ubwo bazaba badamaraye bishimisha bavuga ngo nta kibi kiriho ibintu byose ari good ubwo imperuka izahera ko izi ubwo pasiteri Musisi ashobora kuza akahita abicomekeranya ibintu byose biba bifitanye isano ntacyo dufite cyo guhishwa. None se Samu iyo niyo si nziza niyo si yo kwifuza nuko tugomba kuyakira kuko ariyo si igezweho tutaragaruka kuri uwo musaruro ngo tunareba inkomoko yawo. Sinavuga ngo niyo si nziza cyangwa mbi kuko niyo ya mbere sinayibayeho twe dufite ukuntu twabayeho mu binyejana bibiri buriya yego uyu munsi tuba dufite akantu ka analogue urumva ari nayo mpamvu ushobora kubona bakora biriya ku muhanda ariko ku rundi ruhande ukaba wabyumva uko umaze kumenya n'ahandi bikorwa. Abantu rero turimo gusogongera mu kinyejana cya 20 n'icya 21 turimo ni hybrid ni hybrid y'ibinyejana bibiri twakoresha esanse n'amashanyarazi icyarimwe. Ariko ibi bintu ushobora kubibwira nk'umwana wenda tuvuge nubwo batakiri abana guhera muri 2000 gusubiza hejuru umuntu kuvuga ngo bo mu kinyejana cya 21 urumva we ibyo afata nk'ibintu bisanzwe ukavuga ati karabaye wowe ukumva ko ari ishyano ryaguye ibyo urumva wowe umwanya umwe kumva ni ishyano ariko ubundi ukumva bifite somehow logic kubera yuko uri hybrid abantu bari somehow confused muri iyi minsi urareba ukabona umwana arimo yogoshesha ibintu by'ibipenke hari ibintu by'ibipenke bigezweho ruhande rumwe ukavuga ati ariko se ko ariho n'abagenzi be bari ariko ukavuga uti mu bihe byacu biriya ntibyahozeho
urumva hari ukuntu ari generasiyo ebyiri zirimo sinzi nimba nawe ariko iya vuba ariko ngira ngo no mu ikinyejana giha ikindi bigomba kubaho ibyo bintu bibaho iyo ikinyejana kiri guha ikindi bibaho cyane rwose ikinyejana iyo kiri guha cyane cyane nko mu myaka 50 ibanza 50 haba hariho generasiyo ebyiri urabona nka bari abasaza bakisinja barimo bagenda buriya no kugira ngo babone aba ari abantu baba bafite nk'imyejana nka 2 akaba yarariye ku kindi yararebye ku kindi buriya ntibaza kubeshya experience irabara muri ubu buzima yego muri uku kubaho nk'ubu hari abantu badashobora kureba ngo bumve iriya foto ya his excellence yagiye muri ari muri bekare na igihugu cyiza nk'iki kiryo yambaye ingofero kuri wenda kubera ko nawe ari hybrid ari mu kinyejana cya mbere n'icyabanje yashyizemo agashati ariko yarashyizeho iriya ngofero kugira ngo yisanishe n'abo bantu bari aho ngaho nyine kandi ni umupapa wacu which is good ariko umuperezida uzaba uhagaze aho ngaho mu 2000 n'icyo kinyejana kindi ntabwo bari kuri azaba yambaye ashobora kuzaba yambaye pocket n'ibindi tutazi bizaba byaradutse hagati muri iyi myaka yambaye nka Lil Wayne cyangwa se atanambaye who knows ni ukuvuga ngo abazaba bahari babasha ubwo nawe n'ubu hari uzavuga ati umeze nka Kissinger uvuga ati ndabyibuka muri 2000 uri kureba no mu president uvuga ati this happened ni ukuvuga ngo rero iyi hybrid generation sinzi nimba ari nziza cyangwa ari mbi nk'ikibazo wari ubajije nicyo nari nkubajije wowe urumva uri ku mpande zombi ni byiza ku ruhe ruhande ariko ni na bibi ku ruhe ruhande nk'umuntu uri ku mpande zombi ni byiza kubera kuko impamvu nkanjye nihereyeho nsigaye njya mu iduka najya kugura nkabona buri wese afite cya kimashini giteranya imibare calculatrice arimo arahondahonda ejo ndarona agiye kureba undi kuri alimentation namwe se gufata 2000 ugateranyaho 750 byari ibintu bikeneye calculatrice mbona arandebye ndeba nk'umuntu udasanzwe ariko ndibaza 2000 guteranya 750 ni ibintu bisaba calculatrice urumva ngewe nasimbyumva ariko ku rundi ruhande we ashobora kuba abyumva kuko nari umukiriya wenda yanyeretse ko yumvise ibyo navuze anangarurira yumvise ibyo navuze ariko ashobora no gusigara yibaza ati ariko se ni gute umuntu yumva ko muri kinyejana tudakwiye gukoresha calculatrice hariho ikintu wenda ngewe ntajya nemera nk'ibyo uvuga twe twize zampara mu mutwe yego urumva twize kubara hafi y'ibintu no gufata mu mutwe byo kubloka urumva kandi akaba ari igihe mwarimu agusabye ibyo yaguhaye wagombaga kuba ubifite mu mutwe ikindi twabaga dufite inshingano mu rugo ibyo ugomba kuva mu rugo ukoze yego uzarebe abana bawe bakoresha iki mu gitondo ni bisi igomba kubatwara ku ishuri urumva ni ibintu byahindutse mu by'ukuri twavuga ngo byagabanije ubushobozi bw'ubwonko icyo kintu abantu bake bagomba kukimenya byagabanije ubushobozi bw'ubwonko bw'abantu yaba mu gutekereza yaba mu gufata ibyemezo niyo mpamvu rimwe na rimwe uzajya ubona n'abantu bahubuka abantu basigaye baganzwa n'amarangamutima kubera iki nta muntu wakora ku mwana wenda nawe uracyanamo gushyira akanyafu bikemera hari ibindi bihugu bitemera wakora ku mwana hari n'ibigo nzi mu Rwanda ushobora kumukubita yagera ku ishuri yabiripotinga bikaba ibindi bakaba baza kukureba mu rugo bikagukomerana bakakubwira bati uwo mwana umurera utishoboye ibyo bintu rero twavuga ko byagiye byangiza abantu mu mitekerereze bakagabanya ubushobozi bwo gutekereza bakagomba kuba bafite ibindi bintu biza kubafasha ariko kandi ubwonko bw'umuntu ni igitangaza kuba wabwica ntabwo bivuze ko wakwiye ubushobozi bwabyo anytime iyo bibaye ngombwa ko bugomba gutekereza urumva none se umuntu wateranya n'urugero nk'iyo mibare uri kuvuga ari n'uwakora calculatrice iri buze kuyitandukanya ni hari artificial intelligence itangirira no kuvuga ngo afasha ubwonko bwawe byari gukora abushize mu kintu wibuka ntago bukuyemo ubwonko bwawe bugihari iterambere ryose tuzabona hano urumva ni iterambere rya muntu ntago bizaba bivuze ko umuntu abaye udagishoboye
ahubwo umubare muke w'abantu tuvuga urugero nkatwe wenda abanyafurika cyangwa se abanyamerika y'epfo n'abandi bantu batajya batanga interivasiyo muri ubwo bushakashatsi bakababwira ibintu gusa bagasa nk'ababyegisportinga mu bihugu byabo ariko atari initiatives z'ibyo bihugu ubwo bwonko bw'abo bantu nibwo bupfa sinzi nimba wumva ikintu nkubwiye ni ukuvuga ngo uyu munsi twebwe niba batuzanira imodoka iri automatique nishaka ibe na manuel noneho twebwe twaba tuti okay ubwo tuzanira imodoka natwe tugiye gukora perime kandi imagine uwo muntu akwimye wowe wese wumva ko ubuzima bwawe bworoshye ariko uriya muntu ugukorera imodoka we ntabwo ubuzima bworoha buri gihe ahora atekereza ni iki kintu nashyira muri iyi modoka urumva ubwonko bw'uwo muntu imodoka ikajya igenda ireba imirongo nta mushoferi umuntu yiryamiye nubwo wa wundi aryamye nta kintu ari gukora ariko umuntu uri gucura uwo mugambi we afite ubwonko bukwedutse cyane kurusha n'ubwacu twakubaga gutyo ikintu dukwiye kuba dutekereza rero nimba badusapurayinze wenda izo modoka izi mashini duteranyirizaho natwe dufite ubwonko bukora noneho twe turabaha iki dufite icyo ubundi twajyana ku isoko kuki abantu baza kuduhereza nimba bakoze umuti wa ebola natwe twacura uwa sida twacura uw'ibindi ni ibiti bivangavanze ni ukuvuga ngo rero ariko niturera ubwonko bwacu tukicara tuti tuzajya twiga ibyabo niyo nkunduro afurika irimo yo kwikura mu cyo twise ubukoroni butangira hehe kubera icyo nzanira iyo kamera nkwiriye kuba niga nuyinyima ningira amahirwe uko ayinyima nanjye nkwiye kuba ncura kamera ishobora kuzaba imeze nk'iyo cyangwa iyirusha icyo gihe nibwo ubwonko bwanjye bugize gute nubwo waba biri munsi yayo wagenda uyidevelopa ariko urumva deja ubwonko bwanjye butangiye gukora ubwo ab'iki gihe rero cyangwa se ubwacu iki gihe impamvu butari gukora ntabwo turahura ntabwo turagera muri situwasiyo za nyazo zituma tutabona ibi bintu kandi tugomba kubikoresha byanze bikunze tuzabirema kandi bizaremwa n'ubwonko bwacu ntabwo bizaremwa na formule za Einstein hari izindi formule zishobora gucurwa zikaza ahangaha hari abagabo nabonye ejo bundi barimo bavuga ngo ariko isi ntabwo ari umubumbe ubundi naho ngaho ibintu bitangiye ibyo bintu bishobora no kumvikana ko atari umubumbe urabona abantu twese twize muri geography batwereka ngo umubumbe w'isi batwereka muri système solaire ngo harimo biriya bya galaxy harimo imibumbe na Mercure Venus ngibyo n'uburyo isi imeze equateur biriya bintu byanze bikunze bishobora kuzahinduka biriya bizahinduka urumva niba nakubwiye ngo wati equateur ni iki ndabyibuka ngo teseti iri inyuma ngo n'umurongo ngo umuntu wahimbwe ngo qui divise la terre en deux parties urumva nimba ari imaginaire ibintu bitangiye guhinduka mbere narabimiraga kugira ngo nze kubisubiza mwarimu ariko ntabwo ariko ushobora kumva ikintu oya nuba badukurikiye ntushobora kumva ukuntu ikintu kiri imaginaire kikaba kiri kugabanya isi mo kabiri kandi ari imaginaire cyaba kigabanya wenda iyo si ariko iri mu mutwe kuko ni iri imaginaire it's not physical ari nabyo twaherewe mu biganiro byatambutse tuvuga ngo umuntu ukubwira ngo u Rwanda ni 26,000 bya kilometero kare are you sure kubera icyo atari imibare imaginaire have you ever wigeze kubipima urebe zo square meters ibibazo abantu n'abakunze bati nubwo ibintu byaba atari byo ariko umuntu wa mbere ubanza guquestioninga this thing abata yakoze iki kintu nuko kimeze nkuko bakitubwiye kuko isi ni umubumbe ese iyi migabane yavutse gutyo bago bata ko big bang theory yavuze ibiki ngo ikintu cyaturutse ahantu kirasaduka icyo ni igitekerezo nawe wacura uri kumva ni ibivejuru byo muri Amerika yarangiza iyo hamaze kuba ikintu nk'icyo ucuze hahita hatangira kubaho guprove icyo kintu wa mutwe n'utangira gushaka prove ngo ati iki ni cyo koko cyarabaye n'iki ni cyo cyarabaye ugatangira gusha noneho na wundi uri against you n'iki gihe kugira ngo kibeho bare bahanga ntago uriya ninde abagatulika bigeze gutwika Galileo ngo rateye tourne autour du soleil ngo isi turuna yarazanye ibintu bitaraho kavuga ati noneho muri yasi ya icyo gihe abanyaburayi bagiraga economy bitaga ngo ni feudalism ishingiye kuri biriya bintu by'iyobokamana bitaraba abakapitaliste yego icyo kintu rero cyahise kiba ikintu gikomeye
urukumva bati ariko uyu munsi abantu bakomeje kugenda bakwestioninga ibyo bintu kugeza ubwo bemeye ko ibyo yavugaga ko ari byo byari ukuri kugeza rero ibindi kandi icyo gihe baramwishe kumwica gusa haramwishe n'abandi bigishwa be nabo barabica uyu munsi rero dutangiye kugera mu kindi kinyejana aho umuntu avuga ariko ntiyemera akavuga ati ibyo bintu mba mbyemeye habuzeho hatoya uwo azabyara wese ukazaba atakibyemera kugeza tugeze kuri wa muvumbuzi wa nyawo. Ibyo rero ndumva byazahora bihererekanya nk'uko natwe twavutse tukaba tugiye bihererekanya. Bigenda bihererekana, of course bigenda bihererekana uko ubwami buje haza ubundi yakongera haza ubundi, ariko nta kintu abantu bajya bazana buryo kitahozeho. Haba hari abantu nabo banyamateka. Ubwo rero bino bitabo byo muri Bibiliya bivuga ngo ibyariho nibyo bizahoraho kandi nibyo bizongera kubaho. Ntabwo byaba bibeshya. Hari ibitabo bibiri muri Bibiliya, igitabo cyitwa Imigani n'icyitwa Umubwiriza. Ubwo ndavuga kuri Bibiliya yera. Muri Bibiliya ntagatifu niba ari kandi ntabwo bari kubyandika ubu ngubu. Byahozeho. Byahozeho. Nta gishya kiri munsi y'ijuru. Oya nta gishya. Ariko ibyo bintu biroroshye no kubibona. Reka nkuhe urugero. Yego. Urabona imyaka ufite. Ni ikihe kintu cyakubayeho bwa mbere nticyongere kukubaho indi shuro? Biragoye ko ushobora kubona icyo kintu. Uzasanga no wifatira umwanya, uzasanga amakosa ukora cyangwa se ababyita ibyaha nibyo wongera gusubiramo umunsi ukurikiyeho. Niba ari ukubeshya, niba ari ukwiba, uretse ibyo ngo new day, umunsi mushya uratangiye gute, n'ejo uzaba wongeye utangiye. Rwa ngo ibintu bitubaho uyu munsi nibyo byongera kutubaho undi munsi ukurikiyeho. Byari byoroshye rero nko ku muntu mukuru w'umuhanga umaze imyaka 50 akavuga ati ni ikihe kintu cyambayeho gishya kidashobora kuzongera kubaho ejo. Nibyo Pastor Mpyisi yahoze avuga ati imyaka mfite ndumva nta kintu ntegereje kongera kubona. Ibyo nabonye abantu babagira neza, mbona abagira nabi, mbona everything, kandi ibyo ngibyo bizakomeza kugenda bikomeza kubaho. Igihinduka, icyo abantu bita ko gihinduka ngo ni abantu, ariko still ni wa muntu umwe buriya umuntu ni kimwe n'undi. Iyo ngingo kuri human right ngewe turemeranya cyane. Umwana uzankomokaho ni we ngewe, my DNA, my spirit, my everything. Ni uzongera kuza agakora ibikorwa n'ubundi, uretse ko ngewe nzaba nimba nabyita kwiyuburira muri we. Niyo mpamvu ibyahozeho bikomeza kongera kubaho. Nubwira umuturage ukamubwira ati dore intambara y'isi irabaye, ubu iki ugiye gukurikiraho, uramubwira ibyururutse umutima, tugiye kurya, tugiye guhaha, it's going to be good. Sam, reka twagiye muri ntuza cyane, sinzi n'umuntu wabyanditse muri commentaire ngo tuzaganire ku bintu by'iyobokamana. Yarambwiye ngo ajya abona ngo nabyo ufite ubumenyi, ariko ngiye ntago mbishidikanya kuko ndabizi. Nabyo tuzabigaruka wenda hari mu kiganiro gitaha, turebe ukuntu iyobokamana rishobora gufata abantu rikabagira imbata. Hanyuma abaryizeye nabo rikababera igisubizo mu kwizera kwabo. Tuzabikombininga kugira ngo bitagira uwo bigusha, kuko n'iyobokamana buriya nuko tutabivugaho, ariko ni igice gikomeye cy'ubukungu. Niyo mpamvu ubona abantu babirwaniramo, abandi bakabikeneramo. Nimba nabyita ngo ni igikapitalism, ariko mbere babyita ngo ni feudalism. Muri Europe niyo economic system yabanjeho, wenda muri Afrika naho byaje nyuma, ariko ni igice gikomeye cyane cy'ubukungu. Ubwo nitubivugaho tuzabanza kwisegura kubemera kugira ngo no mu buryo bemeramo bwose. Hari abasilamu, hari abakristo, hari aba Judaism, n'abo bandi mwemera ibindi. Tuzifashisha ibyo bitabo byombi, yaba Quran, Bibiliya. Ariko ntuzibagirwe n'abemera gakondo nka ba Rutanga rw'amaboko. Nta bantu b'ingenzi. Ntuzabirengagize. Tuzanabihuriza byose, buriya bose banemera gakondo. Ikibazo ni ukwizera. Iyo kwizera niko kuba gufite igisobanuro yego. Reka twigire ku kiganiro cyacu kigaruka ku bijyanye n'ubu bukungu bugiye kugwa, abantu bagiye kubona production, umusaruro ugiye kuboneka.
wakunze kubikomozaho mu kanya uravuga uti nyuma y'intambara hakurikiraho umusaruro abantu bakarya bagahaga nanjye nabitangira ndi kuvuga nti kuki igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda ubwo ni uko ariho turi twagiye kubona tukabona kigabanutse $180 ariko bavuze ko yone ko byatewe n'ihindagurika ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga ariko n'ubu niyo byiyongereye nicyo gisobanuro nta kindi nabuze nganira n'abatwara ibinyabiziga baravuga bati yanjye nagiye kunywa batarabitangaza nyine hari uwagiye kunywa akanywa full tank imodoka akayuzuza cyangwa moto akayuzuza batarabitangaza akavuga ati yumbireka nkaba naranyweye ejo byagabanutse ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ni amakuru amwe n'amwe abantu baba nako bijya bigenda iyo bigiye kurira ababimenye mbere baranywa cyane igihe sitasiyo zigakama cyangwa se zikagaragaza ko zakamye bakavuga ngo nta bihari none Sam ibi bintu byaturutse ku ki mu by'ukuri byaturutse ku ki kuba abantu bashobora kuvuga ngo byagabanutse $180 ni amafaranga atari make kuri buri litiro ya mazutu cyangwa reka tuvuge ibikomoka kuri peteroli ubwo tuzakomeza kugenda tubivugaho kuko ni inkuru izagerwaho ariko kuko ubu ngubu turi kuvuga nk'abahanuzi nk'abantu bari kuvuga ibintu bizaba abahanuzi rero biragoye kubemera igihe barimo kuvuga abahanuzi biragoye kubemera igihe barimo kuvuga no kuvuga ngo biba biruhije ariko ubwo ari uko bimeze ibikomoka kuri peteroli bizagenda bigwa hanyuma abantu bose barabimenyereye n'ibintu bazi yuko ibikomoka kuri peteroli iyo birimo kugwa n'umusaruro ugenda uboneka nibyo bintu bitanga ingufu abaturage barabizi nibyo bintu bituma umusaruro ugezwa ku isoko nibyo bintu bikora iyi mihanda tubona peteroli ni ikintu cy'ingenzi nibyo bintu bacuramo bino bintu byo mu buhinzi nka amafumbire amavuta twisiga ibintu byose bifite umuzi mu bikomoka kuri peteroli ituma ushobora guhunika imyaka bikemera peteroli ituma imodoka zibona aho zikandagira kubera iriya kaburimbo dufite n'ibintu bituruka byose ku bikomoka kuri peteroli ni ukuvuga ngo rero iyo ibyo bintu bigabanutse mbere na mbere bisobanuye iki transport iragabanutse ni ukuvuga ngo kuba wajyaga ku kazi bitangiye kuguhendukira abahinga ubwo ni ukuvuga yuko na bino bintu ifumbire mvaruganda bazicura biva muri ibyo uwisiga biragabanutse ni ukuvuga ngo abahungira imyaka ibintu byose bihita bigabanuka muri rusange ni ukuvuga ngo rero ibikomoka kuri peteroli nicyo bivuze iyo bigabanutse impamvu rero kubitera niyo abantu hari wenda bashobora kuba batazi batari kuba babimenye ubundi imbere mu busanzwe byajyaga niki cyatumye bizamuka dukwiye kubanza tukareba niki cyatumye bizamuka ibintu byazamuwe n'abantu bo mu burengerazuba bw'isi ni abantu nko guhera mu 2000 ni abantu bagiye bahagarika gukora production ahubwo bajya ku bintu by'amafaranga icyo gihe mbere yaho ibintu byazaga muri Afurika murabizi ko nta by'abashinwa byari birimo yego ibintu byazaga muri Afurika yaba amavuta byari by'abanyaburayi even n'amafaranga yabo nayo twakoreshaga twabaga dufite ama livre sterling nibyo twakoreshaga icyo gihe ariko uko iminsi yagiye za twatangiye kwakira n'amayuwani n'amaruble n'ibiki byose bari abantu rero baretse gukora no mu bintu bikushije ubukungu bwa Argentine muri iyi minsi nuko perezida wabo nimba bamwita Valdez wayoboye muri 83 gutyo icyo gihe Argentine yari ifite ubushobozi bungana n'ubw'igihugu cy'Ubwongereza urumva ekonomi y'icyo gihugu yari imeze uyu munsi iri mu mangire muri ekonomi mbi cyane yestablishinze ibintu byo gukora ngo amasaha 8 abikopiye hariya hafi y'igihugu cyose gitangira kuba abanebwe gake kugeza uyu munsi none ukubakubita ngo bajye ku kazi so ibyo bintu rero ntabwo abantu bumva ukuntu bigenda bigabanya ekonomi gake ubu ngubu rero ukuntu ibintu bimeze na hano mu Rwanda
n'ahandi hose iyo nk'uko twari turi kuvuga iyo ibikomoka kuri peteroli bije bikagabanuka biriya bihugu byo muri west byo byari bifite ibibazo exactement nta nubwo bari bafite ibintu bikomoka kuri peteroli ariko nibo bari abashefu nibo bagenga b'ibyo bintu babwiraga Saudi Arabia ati uracukura peteroli ingana gutya bakaza kuvuga ngo iyi peteroli akagunguru tuzagura amadolari 90 kandi imagine kuba ufite imari yawe utekereza usanze umuntu mu bishyimbo bye wabona ngo ibyo bishyimbo ngenda bitwara amafaranga akaba ari wowe umugenera agaciro utitaye ku byo yashoyemo abihinga cyangwa agira ati n'ibyo by'amabuye y'agaciro niko bigenda reka umuntu aba mugenda ucukura izahabu ngo ikiro ni 46 by'idolari ubundi ari wowe buriya n'imvune n'ukuntu wayicukuye ukanayibona wasanga wagishyiraho ku 500 ariko kuko ari ugenga ibyo bintu urabyemera akubwira yuko wowe nta na boro ufite aho ntanabishaka araza kubyanga urabigenza ute se ko izahabu utari buze kuyishyira mu nda agomba kukugenera igiciro cyabyo biriya bihugu rero byigiriye byananiwe gukora ahubwo bisigara bifata ibyemezo ku by'abandi bakoze ibyo rero bya bihugu byari mu bubata birimo uyu munsi birakweminga independence cyangwa se ubwigenge icyambere ikintu bari bwigengeho ntabwo bari bugira ikibazo cy'ibiryo barabifite basanzwe bahinga urumva ntabwo bari bugira ikibazo cya peteroli barazifite ntabwo bari bugire ikibazo cy'umusaruro na tekinoloji abarusiya abashinwa bari abarabu ni abantu muri bo bafite gukora barimo kwiyambura rero ingoyi urumva yatumaga ibintu bibura ikindi barimo barasimbura ubwami cyangwa se igice cya Oksida bagomba gukora uko bashoboye kose kugira ngo ku ngoma yabo tuzabone ko ari beza icyo kintu abantu bakimenye tuzabone ko ari beza none se peteroli tuyigura he ni muri Saudi Arabia cyangwa Iran cyangwa ahandi hose bagize ibintu by'amavuta abo bantu rero kuko bashaka kutwereka ko n'abari beza batwara isi bazabiduha ku giciro gito tubanezererwe bitume tubiki abakiriya babo baduhe umudendezo niba duhereza ibyo bintu rero bakaduha na tekinoloji bazaduha hafi y'ibintu byose birumvikana ko isi izatangira kugira production no kuvuga ngo uribuka intambara y'Uburusiya igitangira Amerika yagiye kubwira Saudi Arabia ngo nicukure peteroli nyinshi izibicyuho cy'Uburusiya yego kugira ngo isi cyangwa cyane abanyaburayi batagira ikibazo kuri yose kuko nibo bitwa isubundi ariko byarangiye n'ubundi bagize Saudi Arabia yaranze ariko uyu munsi mu rugendo Putin afite abibuka inama Putin yagiranye n'abasirikare cyangwa se n'abayobozi ba Afurika inama ya kabiri atari ya mbere yakuyeho imyenda arasonera iyi ngiyi ejo ubundi mu kwa karindwi yari irimo batraore imwe babonye motraore yego arangije avuga ati nzabahingano iyo avuze ngo nzabahingano bimushyira kuri pressure yo kuyihinga ku bwinshi kugira ngo n'igihugu kibone ingano ijambo bagizo basigarana bagene nizo baha abo bemereye kandi bagomba kubisohoresha umwete kugira ngo abo bafatanya bikorwa babone ko Burusiya ni cya gihugu cyo kwizerwa gishobora no gukombura ya vide cyangwa no kuziba icyuho yego cy'ibyo bihugu byabaga inkunga kandi bibacunaguza yego Ubushinwa nabwo hari amadeni bwagiye buguriza ibihugu bya Afurika abanyaburayi batangira kuyakritika Ubushinwa bashaka gufata ubugwate Afurika yego bivuga by'indege imihanda ibyo bintu abashinwa barabizi neza kandi itufa abanyaburayi bakoresha kugira ngo babatware abariye babo ariko se ntabwo ari byo nibyo ariko ntabwo Ubushinwa bwabikora nkuko babivuze biyo bari kubivuga babiripotinga nabi kugira ngo twebwe abanyagihugu tuvuge atari kuko batugwatirije kuko twumvisha bavuga ikibuga cy'indege cya Entebbe sibyo gusa nibyo muri Kenya n'ibihugu bihoramo amadeni y'Ubushinwa yego hari ikizere ko Ubushinwa buzasona iyo misoro buzasona ayo madeni kugira ngo bidatakaza icyo gihugu kuko igihugu cyasona se mu nyungu zacu cya mu nyungu z'Ubushinwa kugira ngo badatakaza kuko igihugu kwishyura n'ubushake iyo gishaka cyo bate sinishyura wowe icyo wamuhanisha no kutamuha ibyo wamuhaga none n'ubimwimba arahita ajya mwese nk'ubu u Rwanda rwanze kwishyura imisoro rwanze kwishyura imyenda rufitiye Amerika cyangwa rufitiye Abarusiya cyangwa rufitiye Abashinwa bino bihugu nyine birimo bihanganira ubukungu bw'isi habiki ubundi mbere icyo gihugu wangaga kwishyura cyagombaga ku ubundi iyo wemera politike yabo ntabwo bashobora kugufatira ibihano
bakuguriza mpaka bongera bakuguriza kuko nta kintu biba bibatwaye. Iyo wanze kwishyura rero bari kukwishyuza muba mwatangiye tayari kugirana n'ibibazo muri politiki. Icyo gihe mbere kuko twabaga dufite babaga bari monopoly, urumva ugomba gusubirayo ukabahakirwaho kugira ngo ubu se wanze kubishyura kuko bati nutatwishyura ntabwo turi buguhe imiti wenda ya sida, bakanga bakajya kwishaka muri Amerika. Uyu munsi ari Amerika bikubwiye nta hantu ufite ukura uravuga ati nzishyura nk'uko abyara mu mugirira imbabazi. Iyo politiki yanyu ndayemeye. Ariko ubu Ubushinwa nibutuzengereza kuko bizaba bibazi ko dufite abandi bantu twakwifashisha, tuzavuga tuti okay ubu ntabwo tugikoranye dufite tujya ahandi. Kandi Ubushinwa cyangwa se n'ikindi gihugu umuntu gishaka wa mbere sayo madeni se kugukamo, arashaka wowe, arashaka umutima wawe, arashaka ubwenge, arashaka kugukuruniza, arashaka kubyaza umusaruro ku buryo nta ideni ryatuma mubipfa. Ni ukuvuga ngo ikindi kandi IMF barabizi ihora isonera ibihugu byinshi ibintu by'amadeni baba barafashe mu gihe runaka. Ni nka kuri Putin nimba avuze ati okay dukweho ideni ibihugu byose bya Afurika byari bidufitiye mu nama, ntihumva ko igihugu kiruhutse kwishyura ayo mafaranga cyari kuzishyura kirayinvestinga abanyagihugu bagubwe neza. Ni ukuvuga ngo kuba isi irimo itangiye kugengwa cyangwa se itangiye kubona ijambo ririmo Burusiya, ririmo Ubushinwa, ririmo Middle East, Arabia Saudite n'abandi yego bagenzi babo, ni ikimenyetso simusiga ko tugiye gutangira kugira cheapest energy, ibikomoka ku ngufu biciriritse bidafite ibiciro biri hejuru. Ikindi no kubigeza muri Afurika muri zone yacu bizoroha cyane kurusha uko wajya gukora ibintu muri Amerika. Biroroshye gukora ibintu hano muri Middle East, hano mu Misiri, bivuye hariya bikaza bikakugeraho. Urumva ni inyanja bakoresha. So ikiriho cyo ni kimwe kuba ibyo bihugu bitangiye gushaka kutwemeza ko abanyaburayi ari babi cyangwa abanyamerika ari babi, bizashyiramo imbaraga nyinshi cyane. Ibyo rero tuzabyungukiramo mu bijyanye ari nabyo byatangiye ubwo, ari nabyo byatangiye. Noneho reka natwe tuvuge nka Yesaya yavuga ngo nimubwire abantu banjye ibyururutse imitima. Ni ukuvuga ngo hariho ibyiringiro. Hashize igihe kinini tutumva na esansi ivuyeho n'ifaranga rimwe imanuka, ahubwo twumvuga ngo leta iri gushyiraho nkunganire, iri gushyiraho nkunganire. Uri kumva ibyo bintu? Ahubwo abantu bakwiye kuba bashima Imana mwereko kumva esanse imanuka gihe ki, ahubwo ubu kumanuka leta ijambo nkunganire nta niririmo. Ubu nayo igomba kuba yaruhutse uwo mutwaro wo kukunganira. Birumvikana biba abantu batwara amabisi, abarwemezamirimo bari bariratereta no kutwishyura barabyibuka zimwe mu mpamvu zateye kubura kw'amabisi mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi ibyo bibazo byose biragendana n'iryo hindagurika ry'ibiciro ku rwego. Urabihuza ute rero n'ibi byo kuba haje amabisi ya electric yakoresha umuriro w'amashanyarazi, hakaza ibintu bitagikeneye na essence, ahubwo ikaba yatana agaciro. Abantu bati niho dufite amashanyarazi dushobora gucaginga bisi cyangwa dushobora gushyiramo bateri. Ufite ngo twatangiye tubivuga tekinoloji ni tekinoloji. Ahubwo izo energy izo zindi zikomoka kuri ibyo bikomoka kuri peteroli zaba zigiye gutana agaciro. Ntabwo zata kuko umuriro none se wacaginga bisi, wacaginga n'uruhu kuko n'amavuta twisiga nayo agomba kuba afite ibikomoka kuri peteroli. Ni ukuvuga uko byagenda kose ibikomoka kuri peteroli sinonaha, kuko mbere yuko peteroli ivumburwa abantu bari bariho, iravumburwa ihindura iki ubuzima. Rero nibyo bikomoka ku muyaga, imirasire y'izuba n'ibiki bizagenda biza, ariko nabyo bizaduha ikinyejana cyabyo cyo kubikoresha deja abazaba bakiriho. Ubwo nayo mise bihuza n'izi modoka ngo za hybride ziri kuza, ziriya bivugwa ko entre guillemets ari zigabanya ibyuka bihumanya ikirere cyangwa se ihindagurika ry'ikirere. Ntabwo nzi impamvu za entre guillemets, ariko ngiye nk'umuntu wicaye aho inyuma yawe nabikeka nkaceceka. Kubera ko ibyo bintu byitwa ihindagurika ry'ikirere ntabwo mbizi, ndajya nanabyemera. Hari n'abandi batari bo igitekerezo cyangwa se nk'ikintu gicurano kugira ngo mutaba kompetita ba biriya bihugu by'inganda. Ikirere nta limiti gifite.
yego komeza. hanyuma rero haba hari abantu bigishijwe nyine nabo bagomba gusobanurira ko ari ishyano uramutse ngo inama ngo ya COP28 ugiye kwiga ku mihindagurikire y'ikirere ugasanga abantu bakangaranye. bimwe twahoze tuvuga ntago amavanjiri ari kwigishwa uyu munsi ari yego mwidiye ugomba kuza kumbwira ihindagurika ry'icyo bati rihindagurika gaho bibwira ibyo bintu ubisobanure do A a Z kugira ngo nimba harimo ikinyoma kibyihishe inyuma mbivumbure hakiri kare. ntiwumva iki nicyo kinyejana kibyara abantu bazi ubwenge atari kuvuga ngo yego mwidiye yego ubwo nibyo ntugahinge ati utazabura umwuka uhumeka ati nibyo. So ukwiriye kuba ubisobanukirwa gutyo nk'uko n'abandi nabo babisobanura. Hari amahame y'amaprincipe especially yestablishinzwe cyangwa se yashyizweho n'abari abantu bo muri West agomba kuzahinduka completely. Harimo ibyo bintu byose by'uburyo bwinshi. Nanjye najyaga nibaza kera havuga uri kuvuga umuntu ngo ye kubaka uruganda wowe ukarwubaka umva sinyuzwe ahubwo ukanga kurwubaka muri Amerika ukarwubaka iwe mu Bushinwa. Uvuga ko ariho hari abaturage benshi ariho hari ibirere byanduye no mu Buhinde ukongera akaba ariho ubijyana. Atako ibintu nta kantu karimo. So sitwe gusa n'abandi bantu bose kimwe mu kintu kigiye cyatumye bari abantu batakaza bariye ni ibinyoma byagiye bishyirwaho n'abantu. Bagiye bashyiraho abantu bakabigenderaho uyu munsi abantu bakabona ko ari ibinyoma. Hari inama y'aba engineer igeze guterana kera muri US niba ari 1962 kugira ngo batongera gukora ibikoresho bikomera. Donc utazana nka ferabeti ikomeye utazana radio imara imyaka 100. Izo radio zabaga zihari ahubwo uyizane ku buryo imara imyaka runaka expiringa. Niyo mpamvu umuntu haraje ibintu byanditseho ngo tuguhaye garanti y'imyaka ingi kuri televiziyo yawe. N'abenjeniyeri bize ibyo bintu bose bazi gukora ibintu ariko bimara iyo myaka kuko ari byo bigishijwe. Hazabaye ikindi kinyejana rero umuntu azaba yakora ikintu kimara imyaka 1000. Noneho yigishe n'abandi bantu kumara icyo gihe. Impamvu babikoze gutyo ko ari kugira ngo babone amasoko ugure kamera ihita ipfa wongere ugure indi wayapdating wongere ugure indi. Ariko icyo gihe n'umunyeshuri wigishije umwigisha gukora icyo ngicyo kimara imyaka 2. Ariko ntabwo uko iminsi iza haza undi wiga gukora ikindi kintu kirenze ubushobozi bwawe. Nuko nguko evaluation cyangwa se civilisation igenda iza. Sam, hanyuma rero mu Rwanda muri East Africa muri Africa production tugiye kuyibona iturutse kuki? Production tugiye kuyibona iturutse mu kuvugurura imyumvire imitekerereze. Tugiye kubona iturutse mu kuba abo bagenga b'isi na peteroli abo batugabanyirije uburyo bw'imibereho. Tugiye kuyibona iturutse he mu by'ukuri? Abagenga b'isi uvuga ni deep state. Oya ndavuga aba bavandimwe bafite iyo peteroli na essence bagenda uko mazutu n'ibiciro byabo bihindagurika bigatuma ariko tubona uko tujya mu kazi bigatuma ariko tubona uko ufite abantu bamaze iminsi banasafaringa buriya abantu bamaze iminsi bahura n'ibibazo. Amazeho ikibazo cy'inzara ntabwo kije uyu mwaka cyangwa ushize. Buriya abantu batangiye kuvuga ibintu biba biri too much. Haba hari abapfuye haba hari ababuze aho baba ibibazo biba byaravutse. Ibyo rero abantu baba babibona banashaka ibisubizo by'ibyo bintu. Yaba n'ahari intambara bose baba bafite icyaka cy'amahoro. Yego. Ni ukuvuga ngo production rero hano zigiye kuva icya mbere twinjiye mu isi ikoresha ingufu. Urumva no mu Rwanda biratureba sibyo? Ni ukuvuga ngo nimba twatinyaga kuzana imashini zihinga kubera ibyo kuzihingisha ari bikeya uyu munsi ziraza. Kuko imashini ni ikintu ugura rimwe hanyuma ikiba gisigaye ni ukugitunga. Kugitunga byabaga bihenze. Maintenance yacyo abana bari kujya kwiga. Uri kumva? Ikindi urubyiruko niko rugenda ruhindura imyitwarire imyumvire bavuga bati munywerese abazabikurikiza gahunda ya guverinoma y'igihugu yaba twebwe ndetse n'ako gace kandi turimo ka East Africa. Tutitaye kuri ibyo bintu bita by'ihindagurika by'ikirere wenda bizatuma abantu barumbya. Ibyo kurumbya ni ibintu byahozeho uhereye na kera na kare. N'ubu ngubu warumbya. Ariko reka turebe kuri fact mpuzamahanga
kuba ibikomoka kuri peteroli bizagabanuka, kuba biriya bihugu ni ibihugu byateye imbere mu buryo bw'ubuhinzi, ni ibihugu byo mu butayu ariko birahinga, abadahinga barahingisha, ari byo bihugu bigiye kuyobora isi. Ndabivuga uyu munsi, twavuze ko tubivuge nk'abahanuzi, ariko mu buryo bufatika ni ibintu byigaragaza. Ariko kandi nubwo bitaba n'ubufatika nabwo twabikoraho abantu bakabibona. Yego. So icyo kintu nicyo cyonyine kizatuma ubukungu buboneka n'ibintu byose bikagenda neza. Abantu nibatuze bongere bahumeke. Mu Rwanda se by'umwihariko? Mu Rwanda by'umwihariko nibyo narindi kuvuga, si kawe y'u Rwanda gusa. U Rwanda rufite urubyiruko rugomba kwigishwa rugatanga umusaruro, noneho n'ibyo by'ingufu nabyo bikaba biri kuboneka ku giciro gitoya. Bivuze ngo ari igihugu cy'abasaza n'icy'urubyiruko. Iyo urwo rubyiruko rubasha gukora, ntiwumva ko ari amahirwe kurusha igihugu cyaba kirimo abantu bashaje. Twebwe nitumara gukanguka tuzatanga umusaruro. Ubundi imbogamizi yabaga ari ibyo bintu, umuntu atabona uko agera ku kazi cyangwa se akageraho yakererewe, yabuze bisi ni impamvu itaje niyihe. Ntago umuntu ashobora kubona peteroli yo kujyamo. Uyu munsi ibintu biri kugenda bihinduka, ni ukuvuga ngo hari akantu gahinduka ari gatoya, ariko ntituhite tubona ingaruka. Yego. Ako kanya bigasaba igihe, cyangwa se umuntu akavuga ariko bano bantu ibintu bavuze nibyo, kuki nkihembwa make, nkihembwa nkabura ibyo ngura ku isoko. Ariko niba ibirayi byamanutse, ndashaka kugira ngo abantu bumve, nanjye ubwanjye mperuka kumva ubundi ikintu iyo cyabaga kizamutse nyine cyazakomeza kuri ubwo buryo. Nanjye hari igihe najyaga nibwira ko ibi bintu byo kuvuga ngo ibikomoka kuri peteroli bizamanuka bigoranye. Bizamanuka kubera partnership ya biriya bihugu by'ibura byo muri Middle East bikora nyine bifite peteroli ku bwinshi, kuba bitakigendera ku gitugu. Buriya intambara zabaye hariya ziri mu bimwe mu byatumye ibintu bihora bihenze. None abatezaga intambara batangiye kugenda bumvikana. Uko bazakomeza kumvikana niko tuzakomeza kubona supply chain yabo imeze neza, ibintu bikatugeraho ku gihe, natwe tukagera ibyo tubagezaho kuko tubasha gukora ibintu byinshi. Sam, ni iki rero ubu dusabwa? Ni uguhindura imyumvire, tukagendana n'igihe. Nimba bakubwiye ngo ibintu bimanutse ngo bikoreshe iki, uwe birakurebaho iki kuba bimanutse? Ukavuga ngize amahirwe, reka noneho profite ntanga umusaruro wanjye. Harimo gukomeza kwigishwa nk'ibisanzwe, abantu nibigishwe bamenye ngo hari amahirwe ahari, ntaya ngaya turabyaza umusaruro buri. Nimba watinyaga kugura akamodoka ko utazakamwesha, hariho ibyiringiro nuko bizakomeza kagure ujye ugera ku kazi kare n'imvura yo gukubera ikibazo. Ngure hybride cyangwa ngure aka essence? Kuri gahunda ihari ugomba kugura hybrid kugira ngo utangize ibidukikije nk'uko twayibonye haruguru, kuko leta nta n'imisoro iriho. Birumvikana nimba uyiguze 5,000 baraza bagusoresha 400 y'utuntu duke cyane n'ubundi ugomba kuba wagura. Ariko nuzana iy'amavuta bazagucaginga hafi nkangana nk'abiyuguze cyangwa arenza y'ibiguzi. Ikindi nawe uzajya unywa kuri makeya, tumukora ibintu byawe nk'uko bisanzwe. Ni ibintu byiza cyane. N'izo bisi urumva biragendana, either kuba dufite iz'umuriro bagomba gukatura ibiciro, kuko nta nubwo zinywa esanse zigomba kuba zihendutse, kuko nicyo tuzizaniye, ni kugira ngo zihenduke kurusha ibyo tworohereza ubuzima. Ikindi ni za esanse nazo birumvikana ko rwa rwitwazo narwo ruvuyeho, abantu noneho ntabwo bazongera kugenda n'amaguru. Ubwo ni kuba byakoze cyangwa se abategaga bibaruhije. Ariko hari ibihugu byagiye bikora ibintu nk'ibyo, ubu bikaba bisigaye bishyira imbere ahubwo kugenda n'amaguru no kugenda n'amagare. Ibihugu byo muri Scandinavian countries, hari impamvu za Norvege ugasanga minisitiri ari kugenda ku igare. Ubwo nuko tekinoloji igenda itera imbere. None mu Rwanda hari abantu babwira ngo bajye bakora siporo ku cyumweru, ibyo bintu bavuga ati hiruka basaze, sinzi cyangwa bahaze no kugabanya imireti. Kubera rero ukuntu akazi kacu kagenda gakorwa n'uburyo umuntu aba busy hafi y'igihe cyose kandi ari gukoresha ubwonko, ubwo n'umubyibuho uzamo, wamunakerera umunsi wa siporo inevitable agomba kuwukoresha.
turi kubijyaho abandi aribwo babivuyeho nicyo nashaka kuvuga yego turi gutinda ariko n'ubundi turi kubijyaho mu gihe ubu minisitiri wacu ari kurwanira vewiti mu gihe undi wo muri Norvège ati mu mayakagare mwamumfashe nuko arimo umwe arimo gusevinga ubuzima undi ari kubaho mu inzozi yahoze arota nawe igihe kizagera avuga ati bya biriro no mbonye ko nabyo bikennye umumaro nanjye mu migare gendewe iyi niyo twita isi nta kintu kinyura umuntu Sam reka dusoreza tuzategereza ibitekerezo by'abadukurikiye no mu kiganiro cy'ubushize ntabwo twabisomye ibyo bari batugejejeho kiriya cyagarukaga ku buryo Palestine igiye kuba igihugu cyigenga Amerika na Israel bagahanwa sinzi niba tuzabikombinira hamwe simbizi ariko ubwo tuzagenda tunagerekaho n'izindi ngingo zizagenda ziza muri icyo gihe cyane cyane nk'iyi ngiyo yigabanuka ry'ibikomoka kuri peteroli izagendana n'igabanuka ry'ibindi bintu umuceri ibintu byose by'ibiribwa tuzagenda tubivugaho tubivuze mbere nyine kugira ngo niyo mpamvu twiseguye tugiye kuvuga nk'abahanuzi sasa wakoze cyane Sam mwakoze namwe abadukurikiye twifurize kugira weekend nziza namwe abadukurikiye tubifurize weekend nziza mwakoze cyane iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare